kandi hari abantu uyu munsi bafite ikibazo gikomeye cyuko badashobora guhandoringa ikinyoma bazanye mu rushako. Ariko hakaba n'ibindi bintu binyobera. Umuntu akakubwira ati giye nabanye n'umukobwa nzi ngo yarize. Najyaga mubaza akambwira ngo kera nyiga ngo banaka ngo twikanye. Hari umuntu numvise urumva ati nza kumenya yuko atigeze yiga. Ndamubaza se ntiwigeze umubaza ngo wize? Atoya sinigeze ntekereza ko yambeshye. Ati noneho rero tumaze gushakana, ati ndamubwira ati noneho zana diplome. Hari umugenzi wanjye wambwiye ati akajya zishaka akazibura, akazishaka akazibura. Ariko jize nk'icyo kinyoma iyo utekeye mu ivarisi ukakijyana gushaka, ubutekereza yuko umunsi bizaba ngombwa uzagihandoringa gute? Uzi kuba uryamye uzi ngo umwana uri muri uru rugo n'uwanjye, ariko umugabo wanjye azi ko ari muri umuna wanjye. Iyo ntambara yonyine iri mu mutima w'uwo muntu, iyo ntambara yonyine iri mu mutima y'uwo muntu, niyo mujyamye muri za gahunda, hari igihe gakubita hano mu bwonko, ubwenge bugahita buva ku gihe. Ikinyoma ni ikintu kimunga, kandi ikinyoma ni ikintu kigwana na nyiracyo. Jizere mugwana musinziriye, ikinyoma mugwana woga, ikinyoma mugwana uri mu bukwe, ikintu ukavuga atajasha mugabo twicaranye nubwo twicaranye cyangwa uyu mugore naramubeshye. Ni byiza kugira uburyo bwo gukemurana ibibazo, kubera yuko nta muntu udakosa. Gukosa si cyo kibazo, ahubwo uburyo mu bitwaye nicyo kibazo. Tubahe ikaze kuri channel Inkingi y'Umuryango. Nkuko rero mubizi, iyi channel ivuga cyane cyane ku muryango. Turi ku musozi w'umuryango. Muri kino kiganiro rero cy'uyu munsi tugiye kuganira uburyo ki burya udashoboye kwiyakira ukumeze, ukuteye. Harano bavuga ati ngende munini, ibyo bibazo bigatuma ushobora kugira ikibazo n'uwo mubana. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu tugiye kubiganira Elize agiye kuduha ishusho. Ngewe muri aka kanya turi kuvugana na Gisele Nirere, niwe tugiye gufatanya muri kino kiganiro kugira ngo aduhe ishusho y'uburyo kiburiya utiyakiriye mu buzima bwawe bwa buri munsi, bishobora gutuma udahuza nabo mubana, udahuza n'uwo mwashakanye, ndetse bikaba byakuviramo ndetse no gusenya. Gisele, ibintu mvuga birumvikana, biri mu rurimi rwumvikana cyane. Watubwira ese birashoboka ko umuntu kutiyakira, wenda ashaka kuba ari ubuzima yaciyemo mukahise, ashobora kuba ari uko ateyewe ku mubiri we, bishobora kuba byatuma adahuza n'uwo babana cyangwa n'abo babana? Birashoboka cyane, birashoboka cyane. Iyo uvuze ngo birashoboka cyane, turagira ngo utange nk'urugero cyangwa se uduhe wowe ishusho y'ukuntu bibona. Urakoze cyane Gisele. Hari ijambo rimwe riba muri Bibiliya nahoze ntekerezaho cyane, risa nk'iryoroshye ariko rifite imbaraga zikomeye nini zihambaye cyane. Ijambo rivuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose kuko ari iby'ubugingo bukomoka. Iryo jambo risomye gutyo uruva ko ni rito, ni rigufi, ariko ahantu hambere Bibiliya yadusabye kurinda, mbere yuko turinda inzu twubatse, mbere yuko turinda abana twabyaye, mbere yuko turinda abagabo cyangwa abagore, rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa. Ibaze kuruta ibindi bintu byose birindwa kuko ari iby'ubugingo bukomoka. Reka aba ari cyo nifashisha. Kuki umuntu agomba kurinda umutima we? Gisele, uyu munsi wowe uruwo ibyo utekereza niwe uriwe, ibyo utekereza nibyo wibwira, niwe Gisele. Ibyo Nirere yibwira n'ibyo atekereza niwe Lize, kandi ibyo utekereza bikomoka mu mutima, mu marangamutima. Reka rero mvuge uburyo
kuba utiyakira bishobora kugira ingaruka ku muntu muri kumwe cyangwa kukugiraho ingaruka muri sosiyete cyangwa no kunagusenyera niba warashatse cyangwa kukwambura inshuti no mu buzima busanzwe kuguteza ibibazo n'abantu n'abandi. Ijambo rya mbere Gisele nshaka kuvuga nuko njya mbona abantu babaho bishuka, umuntu ubwe akishuka. Umuntu ubwe akishuka akaba abizi yuko ari fotokopi w'ibyo atekereza, cyangwa akaba ari hagwana no kuba Gisele kandi ari Elise. Mbanze nkubwire yuko icya mbere kwishuka, kwiyita utari we cyangwa guhakana uwo uri we ni ugutsindwa mu buryo bukomeye cyane. Abantu benshi ubwabo barigwanya kubera ko hari ikintu udashaka kumva, hari ikintu udashaka kwemera ko ariko kimeze mu buzima bwawe, hari ikintu udashaka kwemeranya nacyo mu mutima wawe ko niko kimeze kandi nta kuzagihindura, ahubwo niwige kubana nacyo. Igihe cyose rero uriho wiyambika amafime atuma utireba wowe nyawe, Gisele burya urizi kurusha uko nkuzi, nanjye ndiyizi kurusha uko unzi, nubwo nagerageza kukwereka double Elise nyakuri jyewe ndamuzi. Nzi ko ngira amahane, nzi ko ndi umugwaneza cyangwa ndi umugwanabi, nzi ko mbeshya, nzi ko nanduranya, nzi ko ntihangana. Ni urugero ndi gutanga. Nubwo nza muri church nkaza ndi uwundi, cyangwa nubwo nza muri salo abashitsi baje nkaza ndi uwundi, nzi neza uwo jyewe ndiwe. Uwo njyewe ndiwe rero niba atari mwiza hari uburyo bubiri. Ushobora guhitamo kuguma ukaba mubi, ushobora no guhitamo guhinduka kugira ngo ube umugisha ku isi n'abandi bagukikije. Kare nkubwira ukuntu umuntu yishuka. Ni urugero, wenda urazi yuko uri mugufi, kantanga urwo rugero, ariko ntabwo ushaka kwemera ko uri mugufi. Uragerageza ukambara inkweto ndende, uragerageza, hari ukuntu ubwonko bwawe budashobora kwakira yuko uri mugufi. Mu kanya umugabo wawe cyangwa simbizi inshuti yawe nikubwira ati ariko Gisele ko iyo pantaro wambaye ko mbona ijyanye n'inkweto zo hasi, wakwambaye inkweto ngufi. Cyangwa se iyo jipo wambaye ko mbona ijyanye n'inkweto zirezire, wakwambaye zirezire. Ushobora kumusubiza aparitire ya cya kintu udashaka kwakira kandi atari cyo we yavuze. Ushobora kumubwira urarebye buriya usanga ndi mugufi nazambaye ntabitekereje. Nubwo aguhaye icyo gisubizo akiguhaye gishingiye ku gikomere bwite yifite, ntashatse kukubwira yuko ushatse kumubwira ko ari mugufi, ariko aguhaye igisubizo kidafite aho gihuriye n'ikiguteye kumusaba ngo yambare izo nkweto. Nguhe urugero, ushobora kuba utarize, urumva, ukandika nabi wenda kandi ari dosiye ugiye kudepoza ahantu biza gusaba ko bitondera buri kintu wanditse. Umuntu akakubwira ati ariko hano wibeshye, washoboraga kwandika wandika uku nguku bataza kubigusubiza. Uzi ko uwo muntu ashobora no kutahakosora kuko ako kanya ubwonko bwe wise bwirukanga bujya handi ajya yishukira muri cya cyumba cyo kwibesha yibikiye adashaka kwakira. Aravuga ati buriya rero Gisele yashatse kuvuga ko ntize. Buriya yaza kubazi ko nize yari kubona yuko nabikoze mbishaka cyangwa nibeshe nk'abandi bantu bose, kandi cyangwa akavuga ati ndasebye directement. Ubwonko bwe bugahita bwiruka muri cya cyumba cyo kwishuka yikingiraniyemo.
nyamara uramutse uzi yuko wanditse mu cyongereza kandi uri umufrancofone, kuba bakubwiye yuko wanditse icyongereza nabi ni ibisanzwe cyane n'abanglofone amakosa, ariko kubera ko witoje umuco wo kwibeshya, wo kudashaka kwakira, nta tegeko rihari kubwira ngo umenye indimi zombi. Uzimenye ni byiza, ariko utazimenye nta polisi izagufata. Sibyo? Utazimenye wenda hari akazi utabona, ariko hari n'akandi wowe uvuga igifaransa wabona uw'icyongereza atabona. Yewe hari n'akandi kazi wagenda uzi igifaransa n'icyongereza ntukabone, kuko gakeneye uvuga ikinyarwanda gusa cyane. Uriho urumva cyane, ariko kubera ko iteka tuba mu byumba byo kwihisha, kudashaka kwakira ukuri kw'ikintu. Ukuri kw'ikintu nkunda kuvuga ngo abantu bumvirana, abantu bumva ikintu umuntu atavuze, abo bantu baragorana muri sosiyete. Uwo muntu aranakunaniza niyo ari umuntu mubana ubuzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu rimwe ujya kubona ukabona nk'umugabo yafashe icyemezo cyo kujya yicecekera, uko iteka iyo avuze ikintu umugore yumva icyo atavuze, cyangwa umugore yafashe icyemezo cyo kwicecekera, iteka iyo avuze ikintu kiba impamvu yo gutongana, intambara, kuko icyo mvuze si cyo yumva. Abo bantu rero kenshi baba bafite ikintu badashaka kwemera. Eda ashobora kubiterwa n'uko ariko yivukiye. Hari abantu b'abanegativiste, nabyituko ariko bateye, si uko bakomerekejwe, si uko hari icyo babuze, si uko nuko ateye. Ibintu bye byose biba muri negative, ibintu bye byose abireba negative. Abantu b'abanegativiste bararushye. Noneho hari undi muntu kandi utera cyo kubera imibereho yakuriye, nk'umuntu bahora babwira ati, umuntu bahora basuzestima, batesha agaciro, yakuze yumva ateshwa agaciro, yakuze abwirwa ko ntacyo ashoboye, ni mubi, ntakwiye kujya mu bantu, ntacyo amaze, ntaki. Urumva uwo muntu iyo ahuye n'umuntu utaragize uruhare muri ibyo bintu byamubayeho, ni ngombwa ko wirinda kumugira victime. Sinzi niba mvuze ikintu. Ibaze nk'ubu wenda Gisele ubanye n'umuntu ufite ababyeyi, wowe ntabo ufite. Iteka iyo akubwiye ati mama araza kunsura, direct muhita wibuka yuko abiwanyu wenda babishe, cyangwa baranapfuye, cyangwa simbizi, cyangwa wenda uramufite yarakwanze. Urumva direct muhita wibuka yuko wowe wawe adashobora kuza kugusura, cyangwa wawe waramushinguye. Ibaze rero wa muntu mwashakanye, yaba umugore cyangwa umugabo, akubwiye ati mukanya mama araza, ukamusubiza uhagaze muri cya cyumba cya bya bintu udashaka kwakira. Hari ibyumba tugira tujya dusubirizamwe duhagazemo y'ibintu tudashaka kwakira, tudashaka nuko binahinduka, tudashaka ko na sosiyete imenya, tudashaka ko inabikoraho na gatoya. Ibaze rero nk'uwo mugabo cyangwa uwo mugore umusubije ati wamwakiriye se wowe umufite, naba nawe uramufite, nose uragira ngo mbigire njya kugura intebe shasha za kwicaraho, cyangwa kugura amasafuriya turi bumutekeremwe ibico. Uri urumva arakwenformye, juste arakwenformye, kuko ntabwo uwo muntu agomba kwikubita aho ngaho utabizi, uri nyiri urugo cyangwa uri serugo. I Burundi niko babita abagabo, inahangaha ni abatware b'urugo. Ntabwo umuntu yaza ngo birahagije kugira ngo uvuge ni karibu, kubera icyo uhagarara muri cya cyumba cyawe cy'ibintu bibi wabitse bidafite umumaro, akaba ari cyo umusubirizamo, ntabwo ashobora kwiyakira. Ejo nyoko bukwe naza noneho umugabo wawe atakubwiye, uzarakara. Ejo nyoko bukwe naza umugore wawe atakubwiye, uzarakara. Kandi azi ko nabikubwira uri bumwuka inabi, uzavuga ngo asigaye ansuzugura, ngo wabo ngo banyikubitaho, ngo batambwiye, ngo abafasha, ngo atambwiye, kuko yakubwiye umucyurira yuko abawe uzi iyo bari. None se uri urashaka kumubwira ngo nabe abice? Ukuri guhari abawe nyine ntibahari, ariko warabafite. Icyo ushaka kuvuga nuko nabe bagomba gupfa, kuko nabawe badahari.
umuntu rero utiyakiriye agira victime abandi baba victime y'umubabaro yikingiraniyemo kandi hari igihe usanga abo bandi batazasiporta guhora ubagira victime, sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda, ubahora ibyakubayeho bisanga bari mu ngaruka z'ibyakubayeho kandi nta ruhare babigizemo. Igihari rero akira yuko abo babyeyi ntibahari, igihari Gisele akira yuko ntiwize kandi ntacyo uri bubikoreho, byishimira uko bimeze, ubyakira uko bimeze, ubihera amahoro abakukikije. Akira kuri mugufi, akira kuri munini. Kubera iki ngomba kuberaho Gisele? Gisele iyo uri kumbwira ngo ndabyibushe ni urugero, niba we bikubangamiye nyine niko kuri ndabyibushye. Imana yaremye abanini, irema abananutse nkuko yaremye barebare, irema abagufi, irema inzobe, irema ibikara. Urumva hari umuntu uvuga ati yananga umukobwa uresha nka Gisele sinanamushobora. Hakaba uvuga ati umukobwa nyangufi ni wamumpera ubu ntakambwira ngo n'amazu n'imitungo yiwaba arayimana sinamwemera. Urumva nuko isi yubatse. Icy'ingenzi ni gute wowe ushobora kubaka amahoro muri wowe ubwawe, ni gute ushobora kugerageza kwiyunga nawe ubwawe, ni gute ushobora kugerageza kwibabarira, kugira ibintu urekura kubera ko ntacyo ufite, nta kintu ufite kubihindura. Kandi gerageza we kwishuka, wikwita utari we muri sosiyete, kubera ko iyo bakweretse yuko babaye nk'abakuvumbe, iyo bavuze Gisele nyawe cyangwa Elise nyawe urakomereka, kuko hari ahantu wihisha udashaka ko bagera, udashaka ko sosiyete ikora, udashaka ko abantu bavumbura, udashaka ko uyu muntu mushakanye atunga urutoki. Ntabwo rero uwo muntu ikibazo ari uyu muntu bari kumwe, ikibazo ni wowe wishuka, ni wowe udashaka kuba wowe nyakuri. Nge nibaza ko ahubwo uwo muntu aba ari we nyakuri. Nimba bavuga ngo Elise ni igikara, ni Elise ni igikara nyine. Nose kuki urakazwa nuko bavuze ko wiraba, kuki bikubera igikomere? Ahubwo icyo nicyo kibazo. Ni ukubera iki bikubera igikomere? Kuvuga ngo ntabwo yakira ko ari we nyakuri, ni we nyakuri, ahubwo ntabwo ashaka kwemera ko ari we. Nibyo ndi kukubwira. Kuki wihisha, kuki wishuka, kuki wibeshya, kuki wiyita uwundi muntu mu bitekerezo byawe, kuki wiyita undi muntu mu marangamutima yawe? Kubera iki? Ariko uzi intambara zibera mu marangamutima y'umuntu Gisele zidafite n'umumaro. Ukajya gusura umuntu, ugatangira gutegura ko ejo wowe n'umutwara wawe cyangwa na fiancé wawe muzajya muri famille, ugatangira gutegura ukuntu uziga kuvuga igifaransa utazi, ugatangira gutegura ukuntu uzavuga icyongereza utazi, ariho handi umuntu agenda akadekona ugasanga noneho banamusetse kurusha nuko yari kuvuga icyo Kinyarwanda utacyumva bakamusemurira, sibyo? Niho urumva ugatangira kwiga ukuntu ukajya kugura bya bisusu basigaye bagura, ya mataye basigaye bagura. Urumva ukajya kugura ati umva wanyitirije ariko ikibuno ko ejo nzajya gusura kwa mama, ejo rwose tuzasohoka. Urumva umusore akajya gutira imodoka atagira, akitera paruve y'umusore babana muri ghetto. Uri kumva? Why buzuri fotokopi? Kuki udashobora kuza ari wowe Gisele? Kuki utaza ari wowe nyine wowe? Apana uwo ngo wabanje guprotokora no kudekora no kubanza gukuramo ibyo baza kubona n'ibindi batabona, kandi ari we wowe, ari we wowe. Ni impamvu ki abantu twigira imbata yo kwishuka y'ikinyoma? Kuki wowe ubwawe wishuka? Ariko Gisele uzi umuntu ari hagwana no kuba ubatari we, uzi imbaraga bimutwara, uzi akaduruva bimutera mu bitekerezo. Ariko uzi iyo iriho utondekanye ibifaransa byose, inyuguti yose y'igifaransa wigeze kumenya kuva wabaho, ngo bari uza kuvuga nugera mu bantu, sibyo? Ese iyi Faransa utakivuze hari ikibazo? Nta n'ikiro kimwe cyakuvaho. Nta na kimwe.
nta na kimwe. None se ni ukubera iki abantu batakaza imbaraga mu kwigwanya wisenya? Kuko ejo uwo muntu nakuvumbura cya kindi washakaga ko atabona, azakibona gikubye kabiri, kandi uzakomereka birenze uko wari kuza wibereye uko nguko umeze. Urumva? Ukaba uzi ko umuntu ari kugufiyansa, ukamwihishamwo yewe, ugaprotokora uburyo uzajya uvuga. Mwaba muri resitora mwasohotse ukajya gusereva, wari wabona umuntu usereva muri resitora ikibazo kugira ngo umwereke ko uri hakeyante ukaba umuseriveri, ubundi bababaza icyo mufata. Ariko kugira ngo umwereke yuko wamwitayeho, ukavuga ati kugira ngo atancika ave hano yemeye, ndemera mpinduka umuseriveri rwose, ndajya mu gikoni ngiye mbabwire niyarurire mbyizanire, kandi mwasohotse ubanze umakinge sure ibyo bintu uri gukora ari wowe. Wikwitekinika, reka mbyite gutyo, wikwitekinika mu bitekerezo. Hari abantu benshi bafiyansanya batekinikana, umwe akitekinika neza akavuga ati oya sinzigera amubwira nabi, ntakunda ko mwandikira nzajya mbikora nta kibazo. Wayo uri hurishuka, kubera ikiri hurishuka. Ariko wimwandikira abimenye yuko izo ari zo ntege nke zawe. Nemera ko wihaguruka ngo ujye kumusereva abimenye ko utazigera ubikora. Nemera ko ariko nemera ko hari icyo nakwigira kuri Elise. Nimba njyewe mfite intege nke mu gutextinga nyine message, kukwandikira, ariko Elise bitewe n'ukuntu anyandikira buri saha umeze ute amakuru, ndabyiga ntakwigira icyo kintu. Jize, niba ushoboye kubyiga ukazanabikomeza bikabisoma watsindiye ko warifashe, ni wige cyane, iga cyane. Ariko niba uzi yuko uri kubikora muri tekinike, reka mwemeze wowe ubwawe wishuka, wowe ubwawe wishuka kugira ngo uganye uyu muntu. Umenye neza ko ejo azavumbura yuko uyu nguyu wamuteretaga atari wowe ukuri, kandi hazaba havutse ikibazo. Buri urumva? Gisele, hari ibintu bitari icyaha ariko ari intege nke ushobora kwereka umuntu akabishira ku munzani akavuga ati binzabyirengera cyangwa ndabona ntazabishobora, sibyo? Akabyihangana ukavuga ati oya aha kameme nagerageza, sibyo? Ariko hari n'ibintu uvuga uti aha oya. None se niba warabanye n'umuntu waje yarishutse, iyo yishuka nawe aragushuka, kandi uyu munsi hari uruhande atakwereka. Hari n'abantu uyu munsi bari victime mu ngo zabo yuko batabaye abanyakuri mu byo bavuga cyangwa mu byo bakora. Urumva? Ariko hakaba n'ibindi bintu binyobera. Umuntu akakubwira ati giye nabanye n'umukobwa nzi ngo yarize, najyaga mubaza akambwira ngo kera nyiga ngo banaka ngo twikanye. Hari umuntu numvise, urumva, ati nza kumenya yuko atigeze yiga. Ndamubaza se ntiwigeze umubaza ngo wize? Atoya sinigeze ntekereza ko yambeshye. Ati noneho rero tumaze gushakana, ati ndamubwira ati noneho zana diplome, hari umugenzi wanjye wambwiye ati akajya zishaka akazibura, akazishaka akazibura. Ariko Gisele, nk'icyo kinyoma iyo utekeye mu ivarisi ukakijyana gushaka, ubu utekereza yuko umunsi bizaba ngombwa uzagihandoringa gute? Kubera iki wowe wishuka? Gerageza wiyunge nawe ubwawe, akira ibyakubayeho, byakire. Numara kubyakira ubihereza umuntu uri tayari kubyakira. Nubona atari tayari kubyakira, tegereza uzabona ushobora kubyakira. Ariko wikwishuka kugira ngo uriya yakire ibintu atazashobora. Sinzi niba uri kumva. Ndakumva cyane. Icyo mvuga, wikwishuka, wikwibeshya wowe ubwawe. Reka nayo kuvuga ngo urabeshya uri, ni wowe uri kwibeshya, kuko umunsi umwe uriya azakuvumbura, kandi nakuvumbura azabikugarurira.
urumva hari ingo nyinshi uyu munsi zisenywe n'ikintu cyaje ari ikinyoma kitari ukuri. Umuntu akakubwira ati nashatse umuntu umugejejeyo ngira ngo haje fotokopi. Urumva nuko uwo muntu yakwihishemo. Kuki wihisha? Ikindi ni ibiki ubika mu mutima wawe. Umutima wawe si umutima, si ikintu ukwiye kubikamo ibintu byose. Si hari ibintu byinshi isi idushiramwo bidusenya, kandi dukeneye kubaka kugira ngo twubake aho turi kwerekeza. Hari n'ibindi bintu bizadusaba gusubira inyuma tukabitoragura, aho ibice by'amarangamutima yacu byagiye bisigara tukabitoragura kugira ngo tuze tubyubakisha aho turi uyu munsi. Natanze urugero rwo ku bantu batagira ababyeyi. Niba warakomerekejwe nuko ababyeyi bawe wenda bishwe cyangwa watakaje ababyeyi bakiri batoya ukaba utarabyakira, hari igihe uzasanga ari ngombwa ko usubirayo ukabanza ugakorera ikiriyo bariya abantu, ukamenya neza ko bashyinguye mu mubiri no mu bitekerezo, kugira ngo ntuze kuzana ba bantu ugifite, ba bantu utashinguye, ba bantu bakiri kukuriza. Sinde mvuga ngo kurira ni bibi. Ibuka, rira, babara, ariko utagonga undi muntu, utagira umubabaro wawe utawukubita ku wundi muntu, kuko ushobora gusanga atiteguye kuwikorera. Kandi nta n'inyungu tubona mu mubabaro, Gisele. Nta nyungu n'imwe tubona mu bikomere. Ushobora gusanga warakuze utukwa, ukeneye kusubira inyuma ukajya kubabarira bamwe bagututse kugira ngo wakire wa mutima w'imbabazi, kuko abantu byara bakeneye kuzababarira, ntibakeneye kuzababwira ya magambo bakubwiraga. Uyu mugabo ushatse cyangwa uyu mugore ushatse akeneye kuzamubwira amagambo meza, ntago akeneye kumubwira yandi bakubwiraga. Niba rero warataye igice cy'ubumuntu hariya waturutse, ihangana ubanze usubireyo. Ubwo ndavuga mu mutima no mu bitekerezo. Ubanze utoragure kiriya gice cy'ubumuntu wataye hariya, kuko hari icyo ukeneye kucyubakisha uyu munsi. Wenda Elise, ikintu ushaka kutubwira no kuvuga ngo ese witeguye umuntu mubana umwinjiza muri cya cyumba cyawe washyizemo bimwe bikubabaje, kuki ugomba guheranwa n'agahinda cyangwa apana ibikubabaje, bimwe wahishe, bimwe udashaka kwisikoraho. Kuko uyu muntu murarana Gisele, uyu muntu mwirigwana, noneho ubu ngubu naguma mu rugo yateyemo. Uyu muntu muhuriye kuri konti, uyu muntu muhuriye ku gufata ibyemezo by'urugo, uyu muntu hari ahantu udashobora kuzamuhisha. Kandi hari abantu uyu munsi bafite ikibazo gikomeye cyuko badashobora guhandoringa ikinyoma bazanye mu rushako. Uzi nko kuburaranye n'umuntu uzi yuko aho ngaho haba umwana yabyaye, yabwiye ngo ajya mwita mukuru we. Izo kese ntazuzi. Uzi kuba uryamye uzi ngo umwana uri muri uru rugo n'uwanjye, ariko umugabo wanjye azi ko ari muri umuna wanjye. Iyo ntambara yonyine iri mu mutima w'uwo muntu, iyo ntambara yonyine iri mu mutima y'uwo muntu, niyo mujyamye muri za gahunda, hari igihe gakubita hano mu bwonko, ubwenge bugahita buva ku gihe. Ikinyoma ni ikintu kimunga, kandi ikinyoma ni ikintu kigwana na nyiracyo. Gisele, mugwana musinziriye, ikinyoma mugwana woga, ikinyoma mugwana uri mu bukwe, ikintu ukavuga atajasha. Uyu mugabo twicaranye nubwo twicaranye cyangwa uyu mugore naramubeshye pe, naramubeshye ngo nta babyeyi ngira, kandi mama biyongiye nyakarangazi. Ubuse nk'umunsi najya kubona nkabona mama aratungutse, ni urugero, kandi natunguka bizanagusenya. Urumva aho ndabyumva, ariko nanone tuba dushaka gukira. Buriya sinibaza ko umuntu yibikamo ikintu imyaka 3, 5, ingahe igashira adashaka nawe gukira. Hari ibintu bimwe na bimwe ugendana nabyo, ariko rimwe ukagera ukavuga ati
hari ibintu numva nshaka kubimvaho bikavaho iki kintu yifardo nikoreye ikamvaho rimwe na rimwe. Kuko buriya ngo ujya gukira indwara arayirata, ariko rimwe na rimwe nanone sosiyete tubamo hari igihe itatwemerera kurata indwara turwaye, kuko uravuga ati ninjya kubwira uriya ese indwara yanjye ari buyumve, afite ubushobozi bwo kumpa umuti indwara yanjye igakira, cyangwa n'umuntu uri bunyumve gutyo gusa yarangiza akagenda abwira abandi ati ariko uzi runaka uramuzi, uzi ibi n'ibi ati buriya nubwo ubona agenda uzi ko buriya byaramurenze. Ugasanga rero tukavuga tuti wo kugira ngo njya kubwira uriya ejo azagenda abwira isoko, nabyigumaniye bigaguma muri njyewe, nkazamenya uko ibintu byanjye mbihandoringa. Ariko ugasanga nanone ibyo bintu nibyo biza bikatwica, ugasanga nanone ibyo bintu nibyo biza bikatugiraho ingaruka n'abo tubana n'abadukikije. Ugabona umuntu yari ari umuntu mwiza, afite imico myiza, aseka, ejo noneho mugahura atangira gushihurana, kuvuga ati ko byagenze bite, yabaye iki umuntu? Umugabo yamubwira ati rero tugiye kugira abashyitsi, gerageza ugire ibyo utegura, ati ukatumwa ubundi se baraza gukora iki, baba babuze iyo bajya, baza gukora iki, abo nabaza kudukonsoma gusa. Kandi imbere yari umuntu w'umugwaneza wakira abantu uki, ariko ibyo bintu ntagende we abona ko bishobora kuba byamugiraho ingaruka. Umuti ni uwuhe? Kandi ko yuko dufite n'ikibazo n'ubwoba bwo kureba umuntu tubwira kugira ngo dukire. Jize, urakoze. Ndashaka kuvuga ku bintu bitatu bishobora kumunga umutima w'umuntu. Ijambo rya mbere ni ukwibesha, icya kabiri ni ukwibwira yuko gukomereka ari icyaha. Ntabwo gukomereka ari icyaha, kubabara si icyaha. Jize, ntabwo ari icyaha. Ntabwo ari icyaha. Kubwira umuntu icyakubabaje niyo havamo ikibazo. Niba rero ubona ugiye kubwira, nubwo byari byiza kubona ubwira, niba ubona ugiye kubwira ari bukubabaze, ngewe nemera yuko umuntu agira 70% yo kwikiza. Wowe ubwawe niba ushobora kwishuka, wowe ubwawe ukabika ikinyoma uziranyeho nawe Gisele, ngewe Elize nkabika ikinyoma nziranyeho nanjye Gisele, shobora no kwikiza cyane. Uri kumva? Shobora giye ubwanjye kwiganiriza. Kera najyaga mbwira abantu ukuntu najyaga nitonganya. Uyu ni umwaka wa 2024 nicumbikiye jewe. Wenda ubu narabyaye mfite umwana ndataha akamvugisha. Ariko hari ikintu cyananiye n'uyu munsi, sinkunda kugenda ijoro. Nta wuntuka, nta wumbaza ngo uvuye he, sinkunda kugenda ijoro, sinkunda kuzerera, sinkunda. Ariko najyaga ntaha kera muri Azafu, hari bamwe babizi, jewe sengera kuri Zion, haririmba muri Azafu. Kera icyo gihe Azafu igitangira, Zion nyine igitangira, twajyaga tujya mu marepetition, wenda tugataha tukava muri repetition nka saa moya n'igice, saa 2. Hari isaha yagiraga bakabona ndahagurutse ndagiye. Nta uri buntuki, nta uri bumbaze ngo mvuye. Iyo nabaga narengejeho iminota nageraga mu rugo nkitonganya. Kuki watinze? Elize, icara hariya. Kuki watinze? Ninde wakubwiye ko umuntu w'umukobwa atahaye amasaha? Ntabwo yari imbabarira, ubutaha sinzongera. Urumva? Nawe navuye muri korale navuruganye, wenda hari icyo bambwiye ntumviye, cyangwa sinza ko twagonganye nkagera mu rugo. Elize, hariya wakabije. Kubera icyo wasubije dirija kuri. Ese ubundi kuki wagiye utambaye uniforme kandi wari uzi ko ugomba kuzambara? Ubutaha ntuzongera. Ubutaha sinongera. Urumva? Hari ikindi kintu nagiye nikosoramo cyane. Ngewe kubera kubika ibintu igihe kinini, ni experience yanjye ndi gutanga. Kubera kubika ibintu bibe byambaye igihe kinini ntagira uwo mbwira. Nagiraga ukuntu nanga umuntu ushaka ko tujya impaka. Mujya impaka ariko kubyo waciye. Mu bintu ibyo ari byo byose sinkunda impaka. Ntago nkunda impaka. Ariko iyo bije noneho biganisha ku kintu gisa nkaho ari ikintu naciyemo, mba numva ntashaka ko tubijyaho impaka. Uko mba numva ufite uko byumva nuko nanjye mbyumva.
ugasanga rero ndarakaye ndatombotse. Uko ugenda utomboka rero niko abantu bavuga ngo uri umunyamahane. Urumva ugasanga wambaye umwenda uvuga ngo uriya muntu ni umunyamahane kuko hari ibintu udashaka ko bavuga. Iyo babivuze birajagura. Iyo bivuze uhita wibuka byinshi kubwiza mpamvu rero bajya babyihorera, bajya bavuga ariko badakoze hariya hantu. Kandi nyene kugira ngo ukire ni ngombwa ko bakora hariya hantu. Hanyuma rero ngewe nza kwibwira ndavuga nibyo byose bare abantu duhura cyangwa n'abandi turi kumwe n'abandi tuzahure ejo niki ntago bo babaye muri ubu buzima nabaye. Niba ngiye muri repetition reka ngende nkanjye nk'umuntu ugiye muri repetition, noti nk'umuntu ugiye muri counseling y'ibyambayeho. Comme ça nimbona hari byo ntumvikanyeho n'umuntu ndaza kugihandoringa nk'umuntu nyene duhuriye muri repetition, ariko apana nk'umuntu twabanye muri bya bintu. Kandi uriya ntago ari oblige kumva akababaro kanje. Noneho nkahita ntaha nkitonganya. Ese ubundi buriya warize ugira ngo bigende bite? Utekereza ko barari amarira yawe Eliza ari agaciro yahaye? Ese ubundi ibyo bintu wabyihoreye? Ibyo bintu byo guhora wibuka ibyaku wabiretse Eli, wabyihoreye? Ngenda ndohoka ku tuntu tumwe uko nguko, ariko uzi kubwira umuntu agahinda kawe ejo ugasanga niko yuririyeho agukomeretsa. Wenda yasanga hari icyo bari kuvuga akavuga ati uri nubundi se ntimuzi ko na famille yamutaye, ni ukuvuga ngo wamuhaye point fort yo kugusenya ukomereka kabiri. Nakugira inama rero wowe ubwawe yo kwisenya ukaniyubaka. Jya mu cyumba witonganye, jya mu cyumba wisubiremo, jya mu cyumba wiganirize. Gisele umuntu w'ingeso mbababizi ntibazagushuke nubwo bavuga ngo ariko disi ngo wabona atanabizi gute. We ntabwo uzi ko kugira amahane ari bibi, ntabwo uzi ko gushihurana ari bibi, ntabwo uzi ko gutukana ari bibi, ntabwo uzi ko kubeshyera abandi ari bibi, ntabwo uzi ko kugira umutima mubi ari bibi, ntuzi ko kudasabana n'abandi ari bibi. Ubuse niba wowe ubwawe utaratsindwa ngo uvuga ati oya kamera ntabwo giye nkwiye kuba ikibazo muri society, ibi bintu nta nyungu mbifitemo. Umva rero mujinya Eliza ndakubwiye ngo gabanya uwo mujinya, ntuzongere gukora ibi bintu imbere y'abantu. Kandi nubishobora muzinya ntuzongere no kuzukuruka. Wenda ushobora kudahita ushira ako kanya, ariko ugenda ubona ibintu bihinduka kuko uri urigwanya. Wowe ubwawe hari ikintu uri uragwanya muri wowe. Urumva ikindi nize jewe kuri experience yanjye ni ukuba umunyakuri muri iki. Gisele utanshimishije ntago bisaba iminota 2 kukubwira yuko numva ibiganiro byanjye nawe bitari guhura. Aho kugira ngo nkubike mu mutima 1 2 3 4 5 ejo noneho tuzahure ngo kubita urubombe. Icyo kibazo kibaho mu bashakanye, kutaganira ku bibazo mugiranye. Nta mumarayika uhari. Niba yatasha atinze bikaba byakubabaje bimubwire, ariko bimubwire neza. Hari igihe umuntu avuga ngo uyu muntu mufiteho uburenganzira. Urumva umenye ko nagukoye, umenye ko nagukoye, sobanurira wari urihe. Cyangwa umugore akabwira ngo niko uzi ko nakwambitse impeta, uzi ko hari uburyo wentroduce ibintu ukica nibyari bigiye gukira. Ubutumwa washaka gutanga ntibwumvikana. Uriho ni mwige kuganira ku bibazo, ibibazo mufitanye kandi biveho. Ubutandi muzahere kuri bimwe mwaganiriye ubushize. Niba ubushize yaratasha atinze cyangwa baraje ugasanga abana nibarakora devoir cyangwa yagiye ku rusengero atakubwiye, yataho kumbwira ati ariko sheri ni gutuva ku kazi kajya ku rusengero utambwiye kweli, ni uzi ko abana batakoze devoir. Baramubwira ati mbabarira twagize inama itunguranye nisanga nubwo nta mpamvu yakabayeho kireka telefone yazimye cyangwa nta mayinite, ariko reka tuvuge ko byabaye. Ariko ubutaha noneho najya kukiriya atavuze ntuzahere hahandi ati dore n'ubushize nitware twavuze ngo ni byiza kugira uburyo bwo gukemurana ibibazo, kubera yuko nta muntu udakosa. Gukosa si cyo kibazo, ahubwo uburyo mu bitwaye nicyo kibazo.
Murakoze cyane Elise umuti uduhaye nuko umuntu agomba kwimenya ubwe kandi akiganiriza ubwe akamenya ngo ikibazo mfite niki, nimba mfite ikibazo yuko uburyo nabayeho mu kahise, arundi niko bakunda kuvuga ngo mu kahise kanjye akari uyu munsi karimo kagenda gatuma mba uwo ntari we uyu munsi, ahubwo hari ibyo ngonga. Uyu munsi reka nicare nongere nitekerezeho. Hari ikintu cyiza cyane kandi gifasha abantu kujya muri mirwari ukivugisha. Nibyo ngira ngo wasaga nkaho uri kutubwira ati ukivugisha wowe ubwawe ukavuga ati iki kintu singishaka. Rero umuntu wese agomba kwikunda. Ushaka kuba warakuze bavuga ngo dore uko kingana, dore uko kimeze, dore uko kireba, nimba wenda ufite nk'imirari utareba neza, nimba udaseka neza dore uko giseka. Ushobora kuba hari amagambo menshi bagiye bakwita ukabikuriramo kandi ugakura wumva ko ari kuriko. Ba fier yabyo, ahubwo byishimire, ubikunde kandi bizafasha na benshi bagukikije. Wikunde wowe ubwawe kandi ibyo waciyemo, ibyo wabayemo, nimba ari ubuzima bubi, nimba ari ukuba imfubyi nkuko Elise yabitangagaho urugero, ntabwo byakuraho cyangwa se byatuma ubigarura kwibabaza cyangwa se kubabara. Ntabwo byatuma ababyeyi watakaje bongera kugaruka. Oya, byakire, wikunde, ahubwo n'abagukikije bamenye ko uhari, nabo ubafashe mu kibazo nk'icyo ufite nawe. Reka rero tubashimire. Ushobora kuba hari ikibazo ufite wenda mu byo twaganiriyeho ukavuga ati yewe nakuze gutya, nabayeho gutya, ariko ndumva mwamfasha. Elise ngira ngo abo bantu hari icyo wabafasha. Mbere yuko nsubiza icyo mbajije reka nongeraho n'aka kantu. Umuntu agomba kwemera gutsindwa, kuko hari ibintu tuba twarishe. Uyu munsi umuntu ashobora kudukurikira akamenya yuko hari ibibazo ari hacamwe yiteye. Tsindwa, egera uwo muntu umubwira uti mwene data cyangwa se mutware nkunda, mufasha mwiza, umbabarire, ahantu sinari nzi ko ndi kubangama, ariko namenye yuko bujya nabaye nyirabayazana w'iki kibazo. Mbabarira kandi umfashe kugira ngo nshobore gukomeza muri uru rugendo rwo kuva aha hantu. Umbabarire. Ni byiza kwemera gutsindwa. Iyo umenye ko ahantu wakoreye ikosa kandi hari umuntu ryabangamiye, ihangane ukemura ikibazo, hanyuma ukomeze urugendo. Hanyuma rero abamva wenda bafite ibyo bibazo byo kutiyakira, batawe, bacyuriwe, hari n'abantu dayimoni ziganiriza gusa, nta n'uwabataye, ariko nyene bifitiye ikibazo muri mindset yabo. Murumva abo ndahari azaye mabwira ukuntu jewe ndikunda, ni wanankomveka ko ndi icyo ngicyo ngo tubyemeranye. Reka ndikunda, ndiyubaha, icyo nirinda kuguha umwanya wo kuba wamvogera cyangwa wankomeretse. Ariko kandi mu kwikunda kwanjye ngerageza no gushaka guhereza urwo rukundo abantu bankikije. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ubuzima nabayeho ntibuhuye n'uburyo nita ku bantu. Sinkunda umuntu ubabara kuko nzi kubabara icyo aricyo, ntago mbikunda. Wababara bitanturutseho, ariko jewe iyo menye ko nababaje umuntu birambabaza cyane, birambabaza kandi ntinya gutakaza umuntu. Gusa nanjye nyine ngira kamere mbi, iyo nakugwaje nkagurekura nubwo wavuze ingoma, ariko ntinda cyane kurekura umuntu. Ushobora kumbabaza inshuro zirenze 20 umutima wanjye utarafata icyemezo cyo kukurekura, nkiriho nkugwaza kuko ntinya umuntu ubabara. Nzi neza kubabara icyo ari. Yewe umubabaro nagize nahisemo kuhindura umunezero w'abandi. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Ndumva wowe uteye umeze nk'ikawa. Ikawa ntabwo ihinduka. Kofi buriya yaba iseye, yaba batarayisya ikiri urubuto, yaba iri mu mazi mu cyayi, iguma ari kofi. No kuvuga ngo ni wa muntu
aba ameze neza aguma ari kofi, aba ageze mu mazi ashyushye aribwo muri cya kibazo aguma ari kofi. Reka rero mbifurize namwe guhora muri kofi igihe cyose, guhora mufite impumuro nziza, guhora igihe cyose umuntu abifuza, yumva abifuza. Nimba ugeze mu kibazo menya uko ugihanduringa nyine ari kuguma uri kofi. Muhore rero muhorana n'Imana, basaba ko mukora subscribe kuri channel Inkingi y'Umuryango. Ushobora no kutwandikira comment ukatubwira uko ubona iki kiganiro, icyo twakongeramo, icyifuzo ufite. Ushobora no guhamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Murakoze, muhorane n'Imana.